muhaye ikaze kandi nkwifurije ibihe byiza muri gahunda irimo zitandukanye. Niba uri mu rugendo ugeraho ugannye amahoro, niba kandi ufite ibibazo bitandukanye, nta kundi ni ukubitura Imana. Twerekeze mu Rwanda, aho inkuru imaze gushyirwa ahagaragara, ibimaze gutangazwa na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, bigaragaza ko Amoko yahawe intebe mu Rwanda, by'umwihariko mu gice cy'intara y'Amajyaruguru. Abantu bati Amoko ntazashira, iby'abahutu n'abatutsi. Bamwe bati serivisi ujya kuyisaba bakurebaho, bakavuga bati tuzagufasha ikindi gihe, nubwo iyaguye ntayo itayigera amajanja. Ariko muri rusange iyi nkuru isembuye byinshi ku bijyanye n'uko abanyarwanda babona amoko hagati yabo, ndetse nuko babona gahunda ya Ndi Umunyarwanda n'izindi zitandukanye zivuga ku bumwe bw'abanyarwanda. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu rero Musabyimana Jean Claude amaze gutangaza ko u Rwanda rudakina iyo bigeze ku ihame ry'ubumwe bw'abanyarwanda, ku buryo ikintu cyose kibangamiye iyo ngingo gikemuka hafashwe ingamba zose, hatitawe ku bo bireba nuko baba bangana kose. Ibi abivuze nyuma gato yuko hirukanwe abayobozi mu ntara y'Amajyaruguru. Aba bikaba byamaze gutahurwa ko bari barubatse udutsiko dushingiye ku bahutu ndetse n'abatutsi. Hanyuma abantu bakavuga bati iby'amoko ntibikibaho, ati amoko ntabwo agihari mu Rwanda. Ariko ubutegetsi bw'u Rwanda ubwabwo bumaze gutangaza ko hari abayobozi bari barimitse udutsiko dushingiye ku bahutu ndetse n'abatutsi. Icyo kikaba ari kimwe mu byatumye, cyangwa se akaba ariyo mpamvu nyamukuru yatumye abayobozi bo mu Majyaruguru birukanwa, nk'uko twari twagiye tubigarukaho ku nkuru zacu zitandukanye. Kanda subscribe ujye ubona amakuru yacu atandukanye ako kanya, kandi amakuru atarimo ibihuha, amakuru atarimo gukabya, amakuru yujuje ubunyamwuga butandukanye. Minisitiri Musabyimana Jean Claude rero yabivuze nyuma y'umunsi umwe abayobozi bagera ku 10 bo mu ntara y'Amajyaruguru birukanwe na Perezida Paul Kagame nyuma yo kutuzuza inshingano zabo zijyanye no kurengera ihame ry'ubumwe bw'abanyarwanda. Minisitiri Musabyimana asobanuye ko igenzura ryakozwe mu nzego no mu duce bari abayobozi bayoboraga ryagaragaje ko ibibazo bitandukanye kandi bikomeye bishingiye ku dutsiko bari barubatse. Ati usanga hari ibintu bimeze nk'udutsiko tugenda twiyubaka ahantu bayobora, ubona dusa nk'aho tuganisha ku ivangura, cyangwa se ku kuvangura abandi no kwirondora. Hari udushingiye ku moko tuzi, ariya moko twahawe n'abakoloni, abahutu, abatwa n'abatutsi, cyane cyane hagati y'abahutu n'abatutsi. Ibyo birahari, ugasanga akantu kose kabaye, umuntu wese uje imirimo ikorwa abantu barayibonera muri iyo ndorerwamo. Minisitiri Musabyimana yavuze ko hari n'udutsiko tw'ubuzima busanzwe dukwiriye kuba dufite icyo dutwaye. Atanga urugero ku bimina, ariko twari twarahinduriwe isura. Yavuze ko ibyo biba ikibazo iyo bihuje abantu bakoze agatsiko kabo konyine gaheza abandi bantu. Ati icyo gihe biba bibaye ikibazo kuko by'ubwabyo ntabwo ari bibi. Kugira umuryango uvukamo ntabwo ari bibi. Kugira agace k'igihugu uvukamo kitwa gutya nta kibazo biteye. Kugira inzu uvukamo bya kinyarwanda ntacyo bitwaye. Ariko iyo bihindutse ugasanga ni ibintu biheza abandi, ugasanga ni ibintu byo kwironda,
biba ikibazo gikomeye. Ikindi cyagaragaye muri turiya turere ni uko utwo dutsiko dukora ibikorwa bidasobanutse byagombye kuba bikorwa n'inzego za leta ku buryo two tuzirenga. Ati iyo abantu bateranye bagashyiraho umutware, uwo mutware azatwara ibiki ko dufite ubuyobozi ndetse ugasanga bashyizeho n'amategeko akorera hanze y'inzego z'ubuyobozi, ugasanga hari n'aho bibaye inshingano ubusanzwe zagombaga gukorwa n'inzego za leta kandi izo nzego za leta zitabimenyeshejwe. Ibyo ni ikibazo iyo bibereye ahantu uhayobora ari umuyobozi. Minisitiri Musabyimana yavuze ko aba bayobozi bose barebereye ibintu bipfa ku buryo babonaga udutsiko twiyubaka, ugasanga mu rwego rw'ubuyobozi umuntu arabona akazi kuko afite aho ahuriye n'abagatanga. Ati ibyo byari bihari muri turiya turere ariko n'ahandi tuzakora ubugenzuzi turebe. Mu bayobozi bakuwe ku myanya yabo harimo Mushayija Geoffrey. Mu bayobozi bakuwe ku myanya yabo harimo Mushayija Geoffrey wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'intara asimburwa na Nzabonimpa Emmanuel nk'umunyamabanga nshingwabikorwa w'intara w'agateganyo. Mu karere ka Musanze Ramuri Janvier wari meya yakuweho asimburwa na Bizimana Hamisi. Uyu muyobozi yari yatorewe kuyobora Musanze kuva mu Gushyingo 2021. Mu bandi bakuwe ku myanya yabo harimo Kamanzi Axel wari umuyobozi w'akarere wungirije wari ushinzwe imibereho myiza y'abaturage. Hari Twagirimana Innocent wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinigi na Musabyimana François wari umuyobozi ushinzwe ubutegetsi n'abakozi. Mu karere ka Gakenkeho Nizeyimana Jean Marie Vianney wakayoboraga kuva mu Gushyingo 2021 nawe yakuweho asimburwa by'agateganyo na Niyosenga Aime François. Mu bandi bayobozi birukanwe harimo Nsanzabandi Rushemeza Charles wari umuyobozi mukuru w'imirimo rusange, Kalisa Ngirumpatse Justin wari umuyobozi ushinzwe ubutegetsi n'abakozi na Museveni Songa Rusakuza wari ushinzwe gutanga amasoko. Undi muyobozi wirukanwe ni w'akarere ka Burera wa Nyirigira Marie Chantal asimbuzwa Nshimiyimana Jean Baptiste nk'umuyobozi w'akarere w'agateganyo. Aba bayobozi birukanywe nyuma y'ukwezi mu Majyaruguru habaye igikorwa cyo kwimika umutware w'abakono ku itariki ya 9 Nyakanga muri uyu mwaka. Akaba aribwo mu murenge wa Kinigi hari hateraniye umuhango witabiriwe n'abayobozi mu nzego zitandukanye, abikorera, abo mu nzego z'umutekano n'abandi. Minisitiri Musabyimana yavuze ko bari abayobozi birukanwe nta sano bafitanye no kuba baba ari abakono. Ati nta muntu wirukanwe kuko ari umukono, hirukanwe abakozi n'abayobozi mu nzego za leta bafite aho bahuriye no kurinda ihame ry'ubumwe bw'abanyarwanda, bakaba batarujuje inshingano zabo waba uri umukono cyangwa utari we. Nuko bimeze rero, Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu amaze gushyira umucyo ku cyatumye bari abayobozi birukanwa, ndetse mukaba mwabyumvise ko niba waragiye gusaba akazi ukabonamo uruntu rujyanye n'amoko, arabyeruye avuga ko bari barimitse ikijyanye n'amoko cyane cyane Abahutu n'Abatutsi mu bijyanye no gutanga n'akazi mu mirimo bari bashinzwe, kikaba ari kimwe mu bitumye bakurwa ku mirimo yabo.